umuntu ugufashe gutya kabandi bakobwa bose bari hariya ari wowe wenyine afashe naba hano hari abajama byagenze ute sha ni inshuti yanjye kabisa ni inshuti nyine ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye byo mwihariko tu by'umwihariko ibindi mushaka kumenya ufite umukunzi ufite umukunzi yitwa nde si ngombwa kumuvuga Nobody will tell you happy birthday, peace me. You mean a lot to me. Teta we wari wanditseho Okay, Ari handitseho happy birthday Teta and Smith, I love you so much. My love. Ya murakoze ngewe ubundi no bwa mbere kabisa ubundi keke ebyiri ku muntu umwe cyane by'agaciro kabisa ya ni by'agaciro cyane ikintu navuga muri akanya ikintu kinshimishije nuko imwe yateguwe na Teta yes ni ex wanjye nari ni ex wanjye biranshimisha mwese no oya mwese mwa ex sibyo icyo rero navuga okay arine twarakundanye na Teta twarakundanye bose rero oya mwimanitse ikimwe kiretse ngewe ikibi cyari kubaho nuko bose nari kuba mbabeshya mvuga ngo ndagukunda ku ruhande nkabisha n'indi ndamukunda ku ruhande nkabisha okay bose ndabakunda ikibazo gutese how bitubwire binabitwere Teta ko warakaye Teta ko warakaye oya nago narakazwa n'iki se ndagukunda cyane urabizi kandi happy birthday mwanya nawe n'uwawe tumaranye imyaka ine sibyo dukundana turashwana tugasubirana Yes ndabashimiye nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda neza simvuga byinshi ibyinshi muri kubyirebera kuri kamera za Yawe TV ejo hagana mu masaha ya saa 9 umuntu yaramamagaye kuri telefone ati uyu munsi hari umuntu ufite anniversaire umubogari cyangwa se umusore w'ibigango witwa Smith ati afite anniversaire nkuko muri bibona kuri kamera za Yawe TV barambwira ati Emi iri joro haraza gushya ati harashya ndavuga ati se haraza gushya gute umuntu arambwira ati weza na kamera wagiye ukora video nyinshi abantu bakavuga ngo ba wateguye ariko uyu munsi nta giteguro cyarimo nta nubwo mba nateguye niko akunda abantu banyikundira bakanyihera amakuru ubwo ndamanutse aho narindi mba nkonkobotse ahantu hitwa Kacyiru nerekeza mu bice bya Zagasyati yo ngiyo ndavuga ati reka nje kureba ati wa mugani ni wasanga hahiye kumbe hari umusore witwa Smith wahokoje abakobwa muri Kigali umusore w'ibigango ufite amatuza nimba abakobwa bayicaramo bakineneka ubwo Smith hari umukobwa witwa Teta muri buze kubona muri ayo mashusho umukobwa wambaye agasengere k'ubururu muraza kubona mundi mukobwa witwa Rine nawe wambaye imyenda y'imyeru we yari yatumije n'abantu bagiye batandukanye bibyamamare hano mu muziki nyarwanda muri kubabona kuri kamera zanyu za Yawe TV harimo witwa Generous 44 ubwo namusabye gukubita kapera kayikubita yes nizere ko mumeze neza ko gahunda zimeze neza yes ni Yawe TV nk'ibisanzwe banyita Emi Nyawe yes ni Smith ibi bintu uko bimeze harahiye Smith warusiko ndi hano wapi kabisa bimeze bite fresh umeze neza yego urakomeye meze neza ndumiwe rero nk'ibisanzwe ahantu hagiye hari ibyanone bigiye bita Smith uyu munsi uratunguwe ni mu masaha y'umugoroba keke imeze neza hariho n'ikintu kimeze neza ndabona Generous 44 ari hano Jado arahari ndabona n'umuntu witwa Muhire Johnson bose bari hano byagenze gute bari kuma white of course ninde wateguye anniversaire sha rwose abantu barantongoye byatari
ko nari nibereye ahantu rwose ngiye kubona mbona bangoye igitumo bya tari uburange nume bya tari gusa mwese ndabashimira kabisa nagatangaza n'ubwa mbere bimbayeho gutungwa nk'uko nguko nta habe n'umuntu n'umwe wigeze ndabura Ejo twari turi kumwe ahantu kuri hoteli runaka ndavuga ngo ejo uzagira anniversaire urabihakana ariko uyu munsi nkuguyeho n'amaniga yawe bose bambaye amawayiti ndi kubibona ninde wayiteguye anniversaire ni inshuti zanjye muri rusange zose byonyine kuba buri wese yagize uruhare rwo kugera hano ndabibashimira cyane ni iby'agaciro ariko mu by'ukuri ndishimye byatari ni iby'agaciro buri wese wagize uruhare muri iki gikorwa ndamushimira cyane amakuru mfite ngo ko ari shushu be wayiteguye bihagaze gute ntago mbizi uko staff zimeze ariko igihari burya umuntu wese waba wagize uruhare rwonyine ko bageze hano kwitanga ubu buri wese yakomeje kuba aryamye ariko ubu nonaha rwose tuvugana ndishimye cyane Generous bimeze bite cyane wane ariko baburu ushyiraho nk'akantu ngo nkwe abantu bumve kare nawe get to the Generous 44 shimwizanye mwegerane nagarutse muri show it's below line n'abagiraho n'aba freestyle on the floor zicuba umuriro niba ari sabukuru ya Peace Smith twegerane dumana Yes rero uyu mukobwa uri hano mwiza cyane w'inzobe reka mwegere bimeze bite ni fresh ni fresh amazina witwa nde nitwa Keza Aline ni wowe witwa Aline wa Smith mu mwibarize uyu muntu ugufashe gutya kabandi bakobwa bose bari hariya ari wowe wenyine afashe naba hano hari abajama byagenze ute ni inshuti yanjye kabisa ni inshuti nyine ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye by'umwihariko tu by'umwihariko ibindi mushaka kumenya ufite umukunzi ufite umukunzi yitwa nde si ngombwa kumuvuga ariko si ngombwa burya ikintu cya mbere amaso nyine yo ari mbese amaso arabona kerekana nuko Generous iyi anniversaire ya Smith uyu muntu yakubwiye ko ari icyo akubwira ati ngiye gutungura Smith okay abimbwira nyine yambwiye ko agiye gutungura Smith akimbwira ko ari Smith nta bintu byatari nago ninjiyemo imbere cyane ahubwo nese vuga wow umuhungu wanjye shine ganje nuko bigomba kugenda reka tuze tuyifete nta bindi namubajije nta bindi rwose muhira yihishe c'est vrai ngemba ndi fresh bamwita muhira Johnson mbaya siri nese ko naje kwa Peace Smith uyu munsi uranyita nde uyu munsi uranyita nde none ariko cyakoza mwana uratwika koko urabona umutegura bariho none se ko membwa neza nkaba mfite n'amafaranga mbigenze gute cyako guhembwa neza byubaho sha byubaho rante umeze ute muhira ndakomeye nta kibazo naje kwifatanya ubwo n'umuvandimwe wanjye cyakoza kw'ibihungu murabona kuntu ahagaze aha tugeze mu nzu kwa teta aho byari byateguwe aba bakobwa kuko bari bazi bihari cyangwa batari bazi murabona abantu bari bahari ko bose bari bambaye dress code y'umweru abo kwa teta bo nta na kimwe nta n'umwenda wundi bavuga ngo ibi bintu bari babiteguye Jado bikirese kuko yarabize murabona isoni nyinshi ku muntu witwa Smith ati oho teta aramuhobeye uyu mukobwa witwa Aline atangiye kuvuga ati Smith baba baramuririmbiye yes ndagira ngo nsobanure gatonya kuko Jado bikirese yarazi cyabaye kuri keke ya teta hari handitseho ngo happy birthday Smith and teta I love you so much abafashe inzoga bazuka ya magambo teta yanditse abarayasibye mubikurikirane murebe ko ibi bintu ko byari bimeze yari intambara byari ibintu biteye urujijo ndetse n'agahinda kari agahinda kuri bamwe byari ibyishimo ku bandi byanze bikunze hari uwari ubabaye
n'ubundi biracyari happy birthday peace smith you mean a lot to me. teta we wari wanditseho Okay, hari handitseho happy birthday teta and smith I love you so much. My love. ya murakoze ngewe ubundi ni ubwa mbere kabisa ubundi keke ebyiri ku muntu umwe cyane iby'agaciro kabisa ya ni iby'agaciro cyane ikintu navuga muri aka kanya ikintu kinshimishije ni uko imwe yateguwe na teta yes ni ex wanjye nari ni ex wanjye biranshimisha mwese oya mwese mwa ex sibyo icyo rero navuga okay Aline twarakundanye na teta twarakundanye bose rero oya mwimanitse ikimwe mukiretse iby'agaciro bari baranaziranye ni iby'agaciro ubwo rero biranshimishije cyane kabisa bitavugwa ngewe ikibi cyari kubaho nuko bose nari kuba mbabeshya mvuga ngo ndagukunda ku ruhande nkabisha n'indi ndamukunda ku ruhande nkabisha okay bose ndabakunda ikibazo gutese hawo bitubwire binabitwere teta ko warakaye teta ko warakaye oya ntago narakazwa n'iki se wanditseho ngo happy birthday Smith and so happy birthday teta and Smith I love you so much. Okay cyo navuga mureke twishime ducelebrate kabisa murabona ndorohinja narubwo ngomba kuvuga amagambo menshi narubwo ndamenya kuvuga neza ariko rwose ndabashimiye cyane uyu munsi no wagatangaza yes ngiye mfite wenda ikibazo cy'amatsiko wenda n'abakunzi bawe bashobora abakunzi be kuri YouTube abafana bawe so ndagira ngo nsabe Aline sibyo so Aline mubibonetse kugira ngo mbanze voice yanjye n'abantu babumve Smith bose banditse yuko bagukunda Aline aravuga ati I love you Smith teta nawe akavuga ngo I love you Smith ukavuga ati bose ni aba ex banjye sibyo ariko wabyivugiye mu magambo yawe ikintu gihari ndumva wabugiye kure bose ni inshuti zanjye sibyo ni inshuti zanjye rero nta kibazo gihari kandi amamagara yambwiye ko ari ikintu ashaka kukubwira sibyo iyi microphone ngiye kuyimuha cyangwa ndanayimufatira akubwire nyine amagambo ari ku mutima we wenda indi mikoro yanjye reka nyirebe Smith kugira ngo teta akubwire ikintu ashaka kukubwira na Aline nawe arakubwira ikintu ashaka kukubwira Aline bari we mbanza oya nta kintu ushaka oya ndamubwira nyuma uramubwira so ari teta gira ikintu ubwira Smith kikuvuye ku mutima Smith umeze neza ubundi reka cyakoze reka nkubwize ukuri teta akiriye mikoro ugira ikintu yes teta ndagira ngo ugire ikintu ubwira Smith wowe umubwire ijambo ufite ku mutima Aline nawe so mwese hari ijambo ushobora kuba wateguye wabwira Smith ijambo rihari reka tunywe duciringe sibyo ibintu bya interview tube tuberetse tuhatwike hashe nta kibazo basi ngiye mbabaranda gusa nta beef iri hano no comment no ahasigaye ewan umva yewe byakiriye okay wakoze cyane wakoze cyane nawe Smith ariko teta umuniganye ijambo sibyo reka duciringe tumwe birangire nta kintu ufite cyo kumubwira ndagifite mani ariko nimba atabishaka nyine ntabyashaka reka gira ikintu
akagira ikintu teta akubwira yateguye kukubwira kimuri ku mutima Aline so mureke dukurikire teta twumve ikintu afite ku mutima cyo kubwira Smith wenda na Aline hari icyo yaba afite n'inshuti ze zakugaragiye buri wese ijambo ryemerewe uri hano nta kibazo teta umwanya n'uwawe Okay, murakoze. yego Ikintu cya mbere navuga mwese ndishimye cyane ntago nari nzi ko mwese mwangana gutya ntabwo nari nzi ko wenda hari abandi bantu baza ariko gusa ndishimye cyane ku mutima wanjye nuko ntabyerekana cyane gusa ndishimye ku mutima wanjye ikintu navuga njye nagize anniversaire ejo barantungura ariko nari nifuje ko twayikorera rimwe njyewe na Smith kuko nawe agira anniversaire uyu munsi nifuje ko twayigirira hamwe ariko ntabwo nari nzi ko nyine abantu bangana gutya baza benshi bandi ego gusa nyine ndishimye ikintu namubwira Smith ku rujya ijuru kandi ikindi ni ukuri ko Imana ibyifuzo byawe byose Imana izabigusubirize ikindi nakubwira uzajya amafaranga menshi uzungure inshuti nzima uri kumva zikugira inama nziza uri kumva ikindi kandi nakubwira uri kumva ikindi nakubwira turagukunda nk'inshuti kandi nawe ndagukunda cyane urabizi kandi happy birthday thank you umwanya nawe n'uwawe Okay, murakoze. yego Nitwa ntabwo nari nkoze nkubonye nyine nk'icyamamare ntabwo ndi icyamamare. Okay. Mbere ya byose mbanje kubashimira mwese uko muri hano. Okay, ndagushimira cyane teta. Cyane kuba wateguye no munsi, sibyo? Harahiye. Ndabigushimira ubyumve pe. Biranshimishije uri inshuti nziza. Urumva? Namwe mwese ntarinzi mbere ya byose ndashimira. Aya mashi tugiye gukata keke turye. Uretse mbanze mvuge. Tugiye gukata keke turye. No. Hanyuma ijambo. Nyuma yo gukata keke, Sharangize. dukata keke turye. Reka rangize Jado. Ushobora kuruteza icyaka. Erega Nanze ke mvuge. Jado. Ntabwo ndavuga ijambo. Jado uretse arangize Uzaka. Jado Okay, nyine natwe. Nyine katuvuge. Ku munsi wiwe. Jado reka ndabashimira mwese ko muri hano ndashimira Jado ni umushuti mwiza turamukunda cyane kuba bino byateguriwe hano urumva ni mu rugo rwiwe ndamushimira cyane Jado Imana imumugisha ndashimira na teta n'inshuti ziwe zabashije kuza hano wowe namwe mwese ndi kubona n'inshuti za teta oya ni mwe ndi kubona nzi ndabashimira cyane kuba mwateguye kino gikorwa ntabwo ndabigeraho ndashimira manzeke ndashimira Fofo na Jado ndabashimira mwubawe kabisa ndabakunda cyane murabizi urumva itonde relax ndashimira Generasi ndashimira Muhire ndashimira Fofo ntabwo ari Fofo wowe n'uyitwa Fofo n'uyitwa Fofo ndashimira na Ishimwe okay Arine ndashaka kukubaza ikibazo kimwe aka kanya kuba wateguye anniversaire ya ex wawe ukahahurira na ex wawe urumva umeze ntabwo ariko mwana urumva umeze ute mu mutima ndumva umeze ute mu mutima ndishimye cyane kubera ko uyu nguyu tumaranye imyaka ine sibyo dukundana turashwana tugasubirana ariko nyine niyo mpamvu nshimiye bano bantu bose bari hano sibyo ntabwo yari ko nabikora niyo mpamvu natumiye inshuti ziwe yego rero ubwo ngubwo ibyacu ntabwo navuga ngo bimbazeho subimbazeho urumva ni story ndende niyo mpamvu nyine mbashimye twinywera icyo kunywa murashwana mugakunda dukundanye dushobora dusubirana ubwo rero ntabwo ibyacu bavuga ngo turabaye cyane niyo mpamvu mbashimye mwese mwakoze kubana natwe turi babiri oya turi babiri Jado urumva umeze ute mu mutima kuba Smith atunguwe n'abakobwa babiri kandi bose batabizi ariko mbere na mbere nagira ngo abantu bantize ku matwi nanjye mbahijwi kugira ngo tugire ikintu tuvuga
kuri anniversaire y'uyu muvandimwe. So Simifu ni inshuti yanjye mu bisanzwe, ariko noneho ni n'inshuti yanjye by'umwihariko. Ndagira ngo abantu muceceke mu bijyanye n'ibyo mubonye kuba Simifu atunguwe n'abakobwa babiri. Ntabwo ari ikintu cy'agashe cyangwa se ntabwo ari ikintu kirenze. Ngira ngo wenda abakurikiye iyi channel ya Yawe TV, ndagira ngo mbabwire ngo kuba Simifu atunguwe n'abakobwa babiri bakamukorera anniversaire, hari abantu benshi cyane bajya bakunda kuvuga ngo abajya makuru ngo bateguye, abandi bakavuga ngo na agakino, ariko ndagira ngo mbamare impunyenye, ntabwo ari agakino. Ibi ngibi ni ibintu biri kuba live. Ngira ngo mbwire abantu ko bibaho, kuko nanjye ubwanjye mubona byambayeho. Abakobwa bageze muri 4 baraza bahuriraho bankorera, umwe afite keke n'undi keke. Bishaka kuvuga ngo ndagira ngo igisigaye, ndagira ngo abantu turi ahangaha duteraniye ahangaha, ndagira ngo turye tunywe twishime. Ikiri cya kabiri, nta ibintu by'akavuyo ndagira ngo abantu babigabanye. Ndagira ngo security yegere hano hafi. Umuntu uteza akavuyo hano ko hari abantu bari ku ruhande rwa Rine, hakaba n'abantu bari ku ruhande rwa Teta, hakaba natwe tutafite aho duherereye. Bishaka kuvuga ngo impande zombi nizize kurwana cyangwa ngo zikomane mu mashyi. Ikindi nagira ngo ibi bintu birangirira ahangaha, nta yandi magambo, nta zindi komanteri. Ahasigaye tugiye kurya tunywe, birarangiye. Okay. Nyewe ijambo navuga ryo kugira ngo nsoze akanya ka interview, nuko nshimiye buri wese uri hano. Ndabashimiye cyane. Ni by'agaciro kugira inshuti zigutungura, ni by'agaciro kugira abavandimwe bagutungura, ni by'agaciro kugira abantu nk'aba ngaba mubona. Ndabishimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Igihari rero tunywe twishime. Simifu, ubushize nakoze interview n'abakobwa nabo batunguye umukunzi, ari babiri bo baranarwana, ari byo. Reka twebwe ikintu gihari sibyo. Arine twarakundanye, Teta twarakundanye, ariko bose iki gihe ntabwo byari bimeze neza. Sibyo? Ni wishe. Oya, ntabwo byari bimeze neza. Ubwo rero ikintu gihari, nta muntu n'umwe ufite indi bifu, kuko bari banaziranye, nta kindi kibazo. Ubwo rero tugate keke, turye twishime, duserebure, nta kibazo na kimwe gihari. Yes, rero ndabashimiye mwakoze kubana natwe, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha. Reka nsabe abagiye gukata keke bayikate, ubundi gahunda zigende neza. Nitwa Emi Nyawe, nyarukira kuri Instagram yanjye ukande subscribe.